rero ndashimira nyakubahwa mufti w'u Rwanda n'aha ngaha turi twageze. Imana yonyine izagume ibahe umugisha, inabazamure mu bikorwa bakora, twese badushyigikiye inshallah. Umwana uvuye ku buyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu, umuyobozi ku buyobozi bukuru bw'Abayisilamu mu Rwanda, mufti wacu ngenda ndamushimira cyane kubw'umwihariko ngewe cyane naramushimye uburyo yambwiraga nzanye umwana tugiye kwerekeza Dubai, akansisikariza kugira ngo umwana agume yiga Qur'ani kandi akazashyiraho n'umuhate ku byo arimo kwiga by'ikizungu ko azatahukana intsinzi nabyo muri byo. Hari icyo wagarutseho cy'Abayisilamu bakomoka Gatsibo baje baguherekeje, twabonye urukundo rudasanzwe. Abanyagatsibo ni abantu byagaragaye imbere y'ubuyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda yuko mushyigikirana cyane mu bikorwa nk'ibi bya Qur'ani. Bo ni iki wababwira by'umwihariko, imbamutima zawe nizeye ku rukundo bakweretse, ku rukundo beretse umwana wawe Madina, bo ni iki wababwira by'umwihariko? Ku bw'umwihariko rero ku Banyagatsibo ntabwo nakwirirwa mbabwira ngo nangwa n'abashima, ni ikintu kibarimo, ni igikorwa bafite cyo gushyigikirana cyane iyo bigeze kuri ibikorwa rero byo kumva ngo umwana yagiye aha n'aha, bose baba bumva bahaguruka bakaza, ariko dusaba ubutahisha ko muzatubona turenze iyi modoka imwe, kuko barabikunda cyane, bakunda ibikorwa bya Qur'ani cyane, n'abavandimwe bose batari Abayisilamu bakunda ibi bikorwa. Nitwa Mukamuri Guhaba, abandi umubyeyi waturutse Gatsibo nje gushyigikira umwana wacu Madina, umwana wacu dukunda, umwana wacu dusaba ko n'abandi bana bazamwigiraho. Igikorwa ari cyiza kandi kizagira icyo kigeza Abayisilamu aho bagera n'aho bakwigeza. Twabonye urukundo rudasanzwe rw'Abanyagatsibo b'Abayisilamu baje gushyigikira niyo Mutoni Madina. Ubundi mu ncamake ya rukundo rukomoka hehe? Kuko abayobozi b'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda byabarenze, bavuga yuko ari urukundo rwa Qur'ani. Mwebwe ku ruhande rwanyu mubibona muti? Twebwe ku ruhande rwacu ubundi muri rusange Gatsibo turi abantu bakunda Qur'ani cyane, ndetse Qur'ani yacu ni iy'abadata, ni iy'abasogokuru, ni iy'abasogokuruza. Gatsibo niho Qur'ani yabanje cyane, ngira ngo murabizi, twarayikurikiye, abana bacu barayikurikira. Umwana ucutse wese acukaga na Qur'ani. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimwe n'ikuzo biguye Allah subhanahu wa ta'ala, mahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nk'ibisanzwe rero iyi ni Sharia TV, ngewe uri kumva ni Ismail bin Musa, nkaba nje kubagezaho incamake za bimwe mu byabereye muri Centre Culturel Islamique kwa Kadafi, aho hatangwaga shahada ku banyeshuri batanu bamaje guhifadhi Qur'ani mu mutwe. Uyu muhango kandi wanitabiriwe n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye cyane abayobozi bo mu nzego z'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Ni igikorwa cyitabiriwe n'ababyeyi b'aba bana, ni igikorwa cyitabiriwe na bamwe mu banyeshuri biga muri iki kigo, kubera ko uru ni urugendo nabo bazacamo, niyo mpamvu baba bagomba kubashyigikira nka bamwe mu basoje Qur'an. Rero Sharia TV yakubereye ahangaha kugira ngo ize kukugezaho bimwe mu byahabereye muri iki gikorwa cyo gutanga shahada. Abana bamaje guhifadhi Qur'ani muri iki kigo bagera kuri 96 nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'iki kigo. Ni igikorwa kandi ababyeyi bagaragaje imbamutima zabo banashimira ubuyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda budahwema kubatekerezaho ndetse no kwita ku bana babo kugeza basobanukiwe neza ubumenyi bw'idini ya Islam. Iyi ni Sharia TV, reka tubane muri izi gahunda zose, twumve imbamutima z'ababyeyi, cyane cyane iz'umubyeyi wa niyo Mutoni Madina watangarije byinshi mikoro na kamera bya Sharia TV kuri uyu munsi wa gatanu muri Centre Culturel Islamique kwa Kadafi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bakunze bakurikira Sharia TV rero nkuko mwari mubizi nkuko mwagiye mubibona mu butumire bugiye butandukanye mwabonye ko uyu munsi muri Markaz Centre Culturel kwa Kadafi hari hateganijwe igikorwa cyo guha abanyeshuri bahifaje Qur'ani yose mu mutwe ikizwi nka shahada. Uyu munsi igikorwa cyari cyitabiriwe n'ababyeyi bagiye batandukanye bafite abana bahifaje Qur'ani baturutse hirya no hino mu turere tugize u Rwanda, bari baje gushyigikira abana babo. Kuri kamera za Sharia TV turimo kubona umwe mu babyeyi bitabiriye iki gikorwa unahafite umwana. Reka twakiriye umubyeyi dufite kuri kamera abasuhuza hanyuma nabibwire hanyuma atubwire imbamutima ze guhaye ikaze. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, twishimye cyane kuri uyu munsi. Ni umunsi wadushimishije, mbese sinabona uko nabivuga. Kansubira inyuma gato sinari mbabwiye amazina, ni Rwamuhizi Hamuduni, ku izina abenshi bazi ngo Chema, ariko ako kazina mfite uburyo nakise ariko singasobanuye mu gihe gitoya dufite. Naam, Hamduni, uyu munsi waje gushyigikira umwana wawe Madina, numwe mu bana bazi gusoma Qur'an neza mashallah, ndetse n'ikigo yizemo kimuhaye impamyabumenyi ihamya neza yuko ibyo wamutumiye yabibonye. Uyu munsi urumva imbamutima zawe ari izihe nk'umubyeyi wa Madina? Mbere byanshimishije, ngira ngo mwaje kubibona aho Abanyagatsibo bose baje baduherekeje bagashimishwa no kujya hejuru kuri podium bamuha impano, dore ko atari nabwo bwa mbere yaserukiye u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu cya Dubai turi kumwe. Ngewe ubu sinabona uburyo mbivuga, nishimye cyane birarenze, ngira ngo mwabibonye byandenze kuko nta kindi nabasha kurenzaho kabisa, byanshimishije. Ubutumwa kuri wowe ni ubuhe ku babyeyi batari bumva yuko abana babo bakwiye kubohereza abarimu b'amashuri ya Qur'ani kugira ngo bitabweho bagire ubumenyi bw'idini ya Islam? Ni ubuhe butumwa wagenera ababyeyi nkawe muri rusange? Ubutumwa nagenera ababyeyi cyane cyane ab'iwacu za Gatsibo n'abandi bose muri rusange ni uko bashishikariza abana kwiga Qur'ani, kandi natwe tukabishyiramo imbaraga, kuko murabona iyo tutabishyiramo imbaraga aba bana ntabwo baba bageze hano. Ni impande n'impande abantu bose baba bishimye bashimishwe na Qur'ani, natwe iwacu kandi tuba twishimye tubona abana basoma Qur'ani, biradushimisha cyane. Ntabwo ari uwanjye njyenyine, ku ruhande rwose abana tubona tuba tubashyigikiye mu kugira ngo iki gitabo cyacu kizamuke cyane. Ku buyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda burangaje imbere na Sheikh Sindayigaya Musa, ubutumwa ni ubuhe nk'umubyeyi wabanye n'ubuyobozi bukita ku mwana wawe bukamuba hafi kugeza ahifaje Qur'ani? Ubutumwa ni ubuhe ku buyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu? Ku buyobozi bukuru bw'Abayisilamu mu Rwanda, umufuti wacu njyewe ndamushimira cyane kubw'umwihariko, njyewe cyane naramushimye uburyo yambwiraga nzanye umwana tugiye kwerekeza Dubai, akansisikariza kugira ngo umwana agume yiga Qur'ani, kandi akazashyiraho n'umuhate ku byo arimo kwiga by'ikizungu, ko azatahukana intsinzi nabyo muri byo. Anamubwira ko umuntu wize Qur'ani ntago ari amasomo yandi nayo amunanira. Rero ndashimira nyakubahwa mufuti w'u Rwanda, n'aha ngaha turi twageze, Imana yonyine izagume ibahe umugisha, inabazamure mu bikorwa bakora, twese badushyigikiye inshallah. Hari icyo wagarutseho cy'Abayisilamu bakomoka Gatsibo baje baguherekeje, twabonye urukundo rudasanzwe. Abanyagatsibo ni abantu byagaragaye imbere y'ubuyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda yuko mushyigikirana cyane mu bikorwa nk'ibi bya Qur'ani. Bo ni iki wababwira by'umwihariko? Imbamutima zawe nizeye ku rukundo bakweretse, ku rukundo beretse umwana wawe Madina, bo ni iki wababwira by'umwihariko? Ku bw'umwihariko rero ku Banyagatsibo ntabwo nakwirirwa mbabwira ngo nangwa n'abashima, ni ikintu kibarimo, ni igikorwa bafite cyo gushyigikirana, cyane iyo bigeze kuri ibikorwa rero byo kumva ngo umwana yagiye aha n'aha, bose baba bumva bahaguruka bakaza. Ariko dusaba ubutahisha ko muzatubona turenze iyi modoka imwe, kuko barabikunda cyane, bakunda ibikorwa bya Qur'ani cyane, n'abavandimwe bose batari Abayisilamu bakunda ibi bikorwa.
Naam. Bakunzi bakurikiye Sharia TV rero nkuko mubyumvishe uyu ni umubyeyi wa Madina yarimo avuga imbamutima ze nyuma yuko umwana we ahawe shahada ihamya yuko yahifashe Qur'ani. Ni twababwiye rero turi muri Centre Culturel aho turi kuganira n'abayisilamu baje gushyigikira niyo Mutoni Madina umwana wahawe shahada. Niyo Mutoni Madina n'umwe mu bahafizati dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bitabiriye musabaka zigiye zitandukanye Zanzibar ndetse yagiye na Dubai ndetse yagiye no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye kubera iyi Qur'an. Uyu munsi yahawe shahada ariko kuri kamera zacu dufite umuyisilamukazi nawe waje ashyigikiye niyo Mutoni Madina. Nitwa Mukamuri Gohawa, abandi umubyeyi waturutse Gatsibo nje gushyigikira umwana wacu Madina, umwana wacu dukunda, umwana wacu dusaba ko n'abandi bana bazamwigiraho, igikorwa ari cyiza kandi kizagize kigeza abayisilamu aho bagera naho bakwigeza. Naam, twabonye urukundo rudasanzwe rw'abanyagatsibo b'abayisilamu baje gushyigikira niyo Mutoni Madina. Ubundi mu cyamake ya rukundo rukomoka hehe? Kuko abayobozi b'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda byabarenze bavuga yuko ari urukundo rwa Qur'an. Mwebwe ku ruhande rwanyu mubibona muti? Twebwe ku ruhande rwacu ubundi muri rusange Gatsibo kuri abantu bakunda Qur'an cyane. Ndetse Qur'an yacu ni abadata, ni abasogokuru, ni abasogokuruza. Gatsibo niho Qur'an yabanje cyane, ngira ngo murabizi twarayikurikiye, abana bacu barayikurikira. Umwana ucutse wese acukaga na Qur'an. Niyo mpamvu mureba tugenda tubonamo abana n'abandi baracyaza dukunda Qur'an cyane cyane cyane, kuko hari icyo tumarira, hari aho tuvana, hari aho tugeza, twigisha ikinyabupfura, twigisha kubaha no kubana, twigisha byinshi kandi abana bacu hari icyo bagezaho, ikabigisha kwifata neza, ikabigisha kwirinda ibintu byose, ikagira agatsinda. Naam, shukran. Alhamdulillah rabbil alamin, ndagushimira.